uzagusanga imbere umuntu nakuvuga nawe uzamuvuge neza ukomeze wigendere ibyo byose nzi ko Imana ifite PS ni Imana ifite PS aha ni Imana yambwiye ngo Imana ifite PS kuko nasengeye umudamu wavuye mu matrisi yarabuze urubyaro atakisama yaragiye kuraguza n'umugabo we byaranze ariko Imana irambwira ngo nimubwire ngo nimubaze ngo iriya modoka yawe y'icyuma gipfuye ntubona ikindi ngwi irambwira ngo Imana ifite PS Imana ifite PS rero byaturutse muri ubuvumo bw'urusesima. A few moments later. Mujye gukira kwa basoro banyuko mukire n'abanyokorome mukire n'abanyogosenge n'ababyara banyu banyarwandakazi jewe ndapeza ubwega murinda hariyene waye mayipaya twafatafashe mu kibuno dufatafata mu kwaha dutumaho ba chairman dutuma ba kamarade dutuma n'abandi ariko murinda hari beka kugize ukuri aho kugira ngo abana bagiye muri kujya ku ishuri murinda hari bene nasanga baje hadi mageragere wowe ugafata ibyana ukangira ngo nibikubita strike amataro abantu wowe warangiza ukanyihamagaza koro ufite strike zingahe muri dashboard we mfite niba na ngombwa ushobora kuzaba igitando muri social media mukande kamwe ko twari turi mu kumana ku buryo Imana ifite PS bamwita Niyonzima Claude aka Pastor Claude yakoze reka mubwiye iyi social media ikintu cyose wavugiyeho ahantu buzagicikira Claude reka mbasubize inyuma gatoya ubwo Honorable Bamporiki yari ari mu rukiko arimo aburana yari ari mu rubanza. Claude muribuka yuko yahanuye avuga yuko ngo Honorable Bamporiki ngo agomba gufungurwa ngo nadafungurwa ngo azahita ari ku mwuga w'upasiteri ngo ajye gucuruza amazu y'indaya bacuruze n'akabari. Ayo magambo murayibuka buriya hari ikintu bita imbaraga z'ururimi ikintu watuje ururimi rwawe wowe ushobora kwibwira yuko kitazajya mu bikorwa ariko kikajya mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo utibuka utanazi. Claude wo hambere muze gukompara zino video ebyiri. Claude wo hambere avuga yitonze yajya no mu butayu rwose atandukanye cyane na Claude w'ubu muzi. Ni abantu babiri batandukanye. Claude w'ubu ni wawundi uhora mu matiku wawundi uhora yatabukanye n'abantu nk'ibi mubonye mbese nyine ibintu by'upasiteri nta kinabikozwe ntagishaka no sinzi n'impamvu ubwititira kifite. Kandi Claude ahindukiye ubwo nyuma yo kuvuga ari amagambo ngo Bamporiki nadafungurwa ngo we azagenda ngo acuruze amazu y'indaya ndetse acuruze n'akabari. Rero Imana buriya ibintu tuvuze bigomba kubishyira mu bikorwa na cyane yuko ibibona yuko wirirwa ufera abantu bayo. Claude yajyaga yigira nkaho ari umuntu w'umukozi w'Imana cyane tunamwemera. Buriya akomeza yihishe muri uyu mwambaro ndakubwiza ukuri ko Claude iyo aguma yihishe muri uyu mwambaro w'upasiteri nk'ibi ngibi wabona yatangiye avuga ko ngo Imana ifite PS yitonze kuriya Claude wakiriyagiye ashobora kujya no mu rusengero akigisha mukateninga rwose mukanafasha. Ariko Claude w'ubu ubanza banamutumiye no mu rusengero bari barimo bahita basohoka bakigendera. Niko kuri pe ngiye mvugisha ukuri ko kuri kuko ngewe murabizi yuko ntajya nca ku ruhande ibintu mvugisha ukuri ko kuri. Claude w'ubu yarahindutse cyane ari naho mpera mvuga ngo kirya gihe yatura ari amagambo we ashobora kuba atabyibuka cyangwa se atarabishyize ku mutima kuko ubuhanuzi yahanuye bwari ubwa fake ntibwigize busohora. Nkuko rero yabyatuje akanwa ke akabyatuza ururimi rwe ko ngo nadafungurwa ngo ari bugende ngo agacuruza ngo amazu y'indaya ndetse n'akabari. Mubyibuke neza buno buhanuzi nabwo ndaza kubagarurira mu kindi kiganiro. Nibwo Claude niho yahereye ahinduka. Njya mbona abantu bakunda kumwandikira muri comment section ngo Claude ngo wahinduye ngo wazasengeye ngo icyubahiro cyawe. Nyine abantu benshi babona Claude ngo ameze nk'umuntu watakaje icyubahiro babona nyine babona uburyo yahindutsemo ngo bitiyubashye bitewe n'imyaka ye binatewe na titre afite. Arasengera icyubahiro cye atese kandi amagambo yatuje akanwa ke Imana yarashyize mu bikorwa.
erega reka nkubwire Imana igireba ikavuga ati reka dukure ibigawa mu bishimbo. Imana yararebye iravuga ati ntabwo yakomeza anyiyitirira yigira nk'ari umuhanuzi wanjye, reka muhindurira akazi. Nibyo akora si bibi pe, si bibi nyine nuko gusa bihabanye cyane n'uwo yahoze ari we, n'uwo yiyitirira ko ari we ari wo umukozi w'Imana. Ariko Imana ntabwo ari kwemera yuko akomeza kujya asikaminga abantu ababeshya ngo arahanura. Urumva muri kiriya gihe abantu benshi bamwemeraga rwose bakanamukurikiraho umukozi w'Imana, ariko iki gihe ubu ngubu muri iki gihe uramutse uvuze ngo umukozi w'Imana Pastor Claude, hari abantu benshi banaguteraho amabuye rwose bakayakurundaho bakagukoraho ikirundo cy'amabuye. Kubera iki? Kubera uburyo yitwaramo, comportement ze z'ubu ngubu ntabwo zihora n'indangagaciro z'ubupasiteri cyangwa se z'umuntu w'umukozi w'Imana. Niyo mpamvu Imana ari amagambo Claude ashobora kuba watayibuka, ashobora kuba ataranabishyize ku mutima, ariko Imana yo yamuvunje. Biriya akabari yavugaga azacuruza ngo akanucuruza n'amazu y'indaya, yabimuvunjiyemo nyine imyitwarire mureba ubu ngubu, ariho mubona yuko asigaye nyine ibintu byose abe yabishyizemo intambara. Si bibi pe, kuko nabo arimo arashaka umukati, barimo arashaka amaronko, barimo arashakisha ubuzima. Si bibi, nta n'ikibaba yakoze, gusa nyine iyi myitwarire ibiri iratandukanye. Claude wa mbere nk'umukozi w'Imana yigisha akababwira yuko Imana ifite PS, yitonze rwose ajya no mu rutara agasenga, atandukanye n'uyu Claude mumaze iminsi mubona akantu gatagira n'ikibazo n'umuntu akabara aramusamiye hejuru nk'ibi mubonye. Biratandukanye. Ntabwo ari we wari urimo avuga muri video yabanje ngo umuntu nakugirira nabi ngo ujye umureka wigendere ngo Imana imugirira neza. Muri Claude wa kabiri inyuma ya few moment later abonye Emirene ngo yamuhaye strike yanga kubyihangana. Nuko ngo amagambo yavuze abantu bakwiye gukurikiza, nawe ubwe ntashobora kuyakurikiza. Bisobanura ngo Claude nyine Imana yamaze kumuvunjira, imuhereza indi mirimo imukwiriye. Iramubwira ati wowe ibintu by'ubukozi bw'Imana rubiretse, ibintu birekeshaho si ibintu byawe, igerendere muri YouTube wigire kwitwikira, kandi nabyo bimuheremo umugisha nta nicyo binatwaye. Natabikoreramo ibyaha cyangwa se akabikoreramo ibibi, nta kibazo rwose ibyo akora sinabibi rwose, si bibi cyane. Ariko nyine aka kavideo abantu bakomeje kukasaba, nyuma yaho nabakoreye iriya video y'ejo kuri ya Muyango na Kimenyi, bakanyohereje abantu benshi barambwira ngo dukorere kuri aka kavideo, utubwire guse byagenze gute, byatangiye gute, byahereye he, kugira ngo Claude uyu wa mbere na Claude w'aka kanya bigire gute, bihinduke nyine bitandukanye. Ikindi mukwiye kumenya nuko buriya uko utinda ku mbuga nkoranyambaga ugenda uhinduka nyine, n'imyitwarire igahinduka cyane. Imyitwarire irahinduka cyane kubera yuko utangira witonze, uko abantu bagenda bagusembura banakwaserera, bikagenda bihinduka. Noneho iyo hakubitiyemo noneho no kuba ubibonamo n'amafaranga n'iki, kwa kundi ugira kubona ukabona umuntu nyine ukabona urahembwe, ubonye amafaranga, urinjije, utangira gukora none ibirenze ibyo uko wakoraga. Nuvuga ngo nimba Claude agira gutya akabona abikuje miliyoni zingahe ebyiri, ntabwo yabura gukorana vibes nk'izi ngizi mumubonanye. Claude ni inshuti yanjye none aranyica. Ntabwo yabura gukorana vibes nk'izi ngizi mumubonanye ngo ni ukubera yuko ngo yitwa ngo Pastor Claude. Oya, ibyo bintu by'ubupasiteri babishyize ku ruhande, hanyuma bagakora akazi nta kindi. Anyway, Claude rero ajya dushimisha, ajya adutama akadukorera ibiganiro bishimishije bikadusetsa. Ndaza kubazanira kakandi ngo harya ngo Dr. Arga yakubwiye ngo iki Claude, ngo yaramubajije ngo Claude ngo yaramubajije ngo Dr. Arga ngo do you love me, ngo noneho ngo Dr. Arga nawe aramusubiza ngo yes I love me. Anyway, ndabakunda cyane mwebwe mwakoze subscription kuri Raila Wiz Show. Nawe utarayikora kanda aho ngaho kumukara, dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhure muri video ikurikirana akagaruka. Bye.